Niba utangiye skin care vuba aha ukaba ubona nta mpinduka uri kubona ku ruhu rwawe, iyi video ni wowe nayikoreye. Yirebe kugera ku musozo uraza kumenya impamvu utari kubona impinduka. Mu kanya reka tuvuge impamvu skin care bifata igihe kinini kugira ngo ubone result ku ruhu rwawe. Turareba igihe cyanya cyo zimwe muri skin care product zifata kugira ngo ziguhe result. Nuci kubera iki skin care ifata igihe kugira ngo iguhe result? Ikintu ugomba kumenya nuko uruhu rwacu kwiyuburura, cells turnover, kugira ngo amaserire mashya yongera akorwe bifata iminsi 28 cyangwa 40 bitewe n'imyaka yawe. Hari n'abishobora gufata iminsi 60 bitewe wenda naho imyaka igeze, level ya stress, lifestyle abayemo. Urumva ko niba uruhu rwawe rutahise rwiyuburura ako kanya na result ntabwo wahita uzibona ako. Iyo rero product zikora ukuri ni uku nguku. Cleanser iyo uyikoresheje ako kanya uruhu rwawe uhita urusukura rukavaho imyanda. Urabyumva ko ako kanya uhita ubona izo mpinduka ushaka. Ariko ubwazo zonyine ntabwo zakuvura ibiheri, ntabwo zakuraho iminkanyari, ntabwo zagukuraho dark spot. Arizo zonyine uzakenera izindi product zungikanya n'iyo cleanser. Moisturizer ako kanya ukiyikoresha uhita wumva uruhu ruhehereye, ukahita wumva uruhu ntabwo rikiri kumatira. Mbese ako kanya tubona result z'uko wayikoresheje, ukahita wumva rwose uruhu ruri guhumeka. Ariko niba ushaka result iyo moisturizer yakorewe, tuvuge niba ari moisturizer ikuraho ibiheri, bizagufata byibura icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru 4 nibwo iyo result byibura wayibona. Akamaro rero ka moisturizer ni ugutuma uruhu rwawe rutuma. Ikindi ifasha mu gutuma uruhu rwawe rwo hejuru urusana. Niyo mpamvu ari ngombwa gukoresha moisturizer cyane cyane kuri oil skin. Moisturizer ni ngombwa kugira ngo uruhu rwawe rutaza kuma rugakora amavuta menshi, yamara kuba menshi ukarwara ibiheri. So moisturizer ni ingenzi cyane mu gusana uruhu. Niba utabyikoresha biragoye ko wapfa kubona result. Vitamin C rero yo nayikora gute? Vitamin C byibura kugira ngo ubone result ushaka, wenda tuvuge niba ushaka gukesha uruhu, byagufata 4 kugeza ku byumweru 6 ushobora kubona uruhu rwakeye. Naho kugira ngo igukureho ama dark spot bishobora gufata ibyumweru 4 kugeza kuri byumweru 12 kugira ngo za dark spot ubone ziri gutangira kuva. Kandi nabyo bikagusaba ko uyikoresha buri munsi ugahozaho. Apana kuyikoresha uyu munsi ejo kongera ugasiba gutyo ya. Exfoliation, AHA and BHAs nazo zigufata ibyumweru 4 kugera ku 12 kugira ngo zibe zatangiye kuguha uruhu ubona texture igororotse kari smooth kuntu. Kubera ku byumweru 8 nibwo utangira kubona uruhu rwa ruri gusa hose, zagukuriyeho kwa kundi uruhu usanga rudasa. Naho ku byumweru 6 cyangwa 8 nibwo zitangira kugukuriraho ama clogged pores zazibye, nibwo itangira kuzikura. Ikindi ugomba kumenya nuko iyo ukoresheje exfoliation cyane uri kwangiza uruhu rwo hejuru, rushobora kuba sensitive, ushobora gutwikwa n'izuba. So ni ingenzi cyane exfoliation kuzikoresha 1 cyangwa 2 mu cyumweru, ntukarenze. Retinol yo ushobora gutangira kubona improvement, kubona uruhu rwa rutangiye kuryoha nyuma y'ibyumweru 4 cyangwa 6. Nawe 6 kugera ku byumweru 12 retinol ishobora kugukuriraho ibiheri. Mu mezi 3 cyangwa amezi 6 nibwo utangira kubona ya minkanyari, ya anti-aging wifuza. Nibwo utangira kubona uruhu rwa ruri kugenda rugira itoto. Naho mbere yaho uba uri kubona result ari ntoya. Retinol ikora gake, ariko iyo itangiye kuguha result nta kindi kintu ushobora kuyinganya. Aga skin kari smooth. Niba waratangiye kugera mu myaka 25 cyangwa 30 kuzamura, retinol ni kaburi muri routine yawe. Kandi ikindi cyiza cya retinol nuko aka gacupa kamwe
n'ubu ngubu hano gasa nkaho kacyuzuye. Aka kamwe gashobora kukumarira umwaka wose. Urumva ko nta kintu uba uhombye rwose. Niba uri mu myaka za 30 udateganya gutwita vuba cyangwa utanafite, iyi retinol rwose ihangane uyibikeho, izakurinda byinshi, izatuma amafaranga yawe atagushirana. Sunscreen nayo ihita iguha result ako kanya, ariko indi mimaro yo kuba yagukuriraho ama dark spot no gutuma dark spot zitagaragara cyane ishobora kubikora mu gihe cy'ibyumweru 3 kugera ku byumweru 6. Mu mimaro ya sunscreen nuko irinda uruhu rwawe kwangirika, ariko gukuraho dark spot ni bifata igihe kugira ngo izo result uzibone, kandi bikagusaba guhozaho ukanayikoresha neza, ntuyisondeke. Sunscreen uburyo ikoreshwa ni ugukoresha intoki 2 cyangwa 3, kandi ukibuka gukora reapplication nyuma y'amasaha 2 cyangwa amasaha 3. Ikindi, yaba uri mu nzu cyangwa waba uri hehe cyangwa yaba ari mu gihe cy'imvura, iyi sunscreen uba ugomba kuyikoresha, ukanareba ko iyo sunscreen yawe ikurinda UVA na UVB, kuko iyo ukoresheje tuvuge izi z'abana zikurinda UVB gusa, ntabwo ushobora kurinda UVA, kandi UVA niyo ituma uruhu rwacu rusaza vuba. So sunscreen nakuyikinisha. Ku manywa ni ngombwa gukoresha sunscreen, utakoresheje sunscreen ubwo nta skin care uba wakoze. Ni ukubera iki hari abantu bakora skin care ariko ntibabone result iyo ariyo yose? Impamvu ya mbere ni ukudahozaho, ugakora skin care mu gitondo, nijoro ntuyikore, kandi ya nijoro niyo iduha repairment. Iyo uruhu rutangiye kwiyuburura rugasanga uruhu rwawe rurakeye, ubona benefit zikubye kabiri umuntu wararanye za makeup. Iyo wararanye makeup ushobora no kubyuka mu gitondo warwaye ibiheri kubera pores zawe zishobora kuziba. Urumva skin care ni ngombwa. Ikindi gishobora gutuma umuntu atabona result ni ugukoresha product mbi cyangwa zitanajyanye skin type yiwe. Skin type ni ngombwa. Mbere yo gukora skin care abanza umenye skin type yawe. Niba utazi skin type yawe, andika muri comment ndaguha link, cyangwa ushobora no kwigushira muri description, ukagenda ukajya kwiga skin type yawe ukayimenya neza, ukazabona gutangira ibintu by'amaskin. Ikindi gishobora gutuma utabona result ni ukuba barrier yawe yarangiritse. Barrier tuzayivugaho birambuye, umenye niki gituma uruhu rwo hejuru rwangirika n'uburyo wabyirinda. Ikindi gishobora gutuma utabona result ni kwa kundi abacuruzi baba bakubwiye ngo urabona izi result zinizi, wowe ukaba uteganya kwita ubona result zinizi, utazibona ukahita wumva ko ari scam. Ariko skin care ifata igihe. Ibimenyetso bizakubwira ko skin care product zawe zirimo zirakora ni ibi: ikoresha ukumva irritation nazo, cyangwa irritation ni nkeya cyangwa zaranagabanutse, kuko ushobora gutangira skin care hakaba ikintu bita skin pagging, ugatangira kuzana utuntu tw'uduheri ariko dushira mu gihe gito. Iyo irritation ari nazo, ubwo skin care zawe ziba zatangiye gukora. Ikindi kizakubwira ko skin care zawe ziri gukora ni ukugira uruhu rusa hose, ugatangira kubona za improvement wifuza. Ikindi ni ukubona ibiheri byawe bitangiye gukira, nabwo icyo gihe skin care product zawe ziba ziri gukora. Naho mu gihe uyikoresheje ahubwo ibiheri bigakomeza kuba byinshi, ntabwo ziba ziri gukora, biba bisaba ko iyo product uyihindura. Ikindi kizakubwira ko skin care product zawe ziri gukora ni ukuhita ubona ama dark spot wari usanzwe ufite ari kugenda umukara yari afite ugenda ugabanuka, nabwo icyo gihe skin care product zawe ziba ziri gukora. Ni ryari rero ukwiye guhindura skin care routine yawe? Ni igihe umaze ibyumweru 12 utabona impinduka iyo ari yo yose, cyangwa ibiheri byawe bigenda byiyongera, icyo gihe ukwiye guhindura. Cyangwa ukabona amabara nabwo aho kugira agabanuka ahubwo ari kugenda umukara cyane, icyo gihe nabwo ukwiye guhindura skin care routine yawe. Igihe cyose ibyumweru 2 birenze cyangwa ukabona ugeze ku mezi 4 nta improvement uri kubona, nta result n'imwe, hindura skin care. Skin care yawe yiha igihe, ureke ibintu by'ama social media trends zigezweho, ukabona ngo iyi product ni ukaba urahinduye, ejo ukongera ukagaruka, ejo ukongera ugasubira kuri biriya. Izo trends ziveho. Skin care yawe niba ugize amahirwe igatangira kugukorera, yigumeho, yirambeho, ibindi byose rwose nta kintu wacitswe.
niba ari ukongera muri rutine yawe anti aging bikorana ubwenge, ariko ureke guhindagura skincare product, kuko uko ugenda uzihindagura niko n'uruhu rwawe narwo rugenda ruhinduka, rujya kwakira ibyo bindi bihaye, gutyo gutyo ugasanga imyaka iri kugenda igusiga n'uruhu rwawe rugenda ruhindana. Iyo uruhu rwawe ruhaye igihe rwose n'umusaruro urawubona. Sharinga mugenzi wawe ino video, niba wayikunze wibuke gukanda kuri like, unadukurikire niba utari wadukurikira, kugira ngo bino biganiro rwose bitazajya bigucika. Umenya kwita ku ruhu rwawe ni nako ugenda usevinga amafaranga yazakugirira umumaro mu minsi izaza.